Oh yes, inshuti bakunzi ba Rwanda Daily News TV nongeye kubasuhuza mbabwira nti muraho amahoro y'Imana nakomeze kugenda abana namwe. Mwagiye mubibona rero iminsi myinshi, nongere ngo iminsi myinshi ntabwo twagiye tubabanira ngo tugende tubahereza amakuru nkuko byari bisanzwe, nkuko mwari mumaze iminsi muyabona, ariko reka mbabwire nti mukubiseguraho kwanjye mbabwire nti uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ariko nongere ni gikomeye cyane ku buryo nyine bitabaye ngombwa ko tugenda tubagezaho amakuru anyuze kuri uyu murongo. Ariko reka mbabwire nti ubu ngubu twabashije kuba twagenda tubikemura, twabafunguriye undi muyoboro mushya kabisa, witwa urukuta rw'amakuru. Urabona link hasi ahangaha, niba wari warakunze ibiganiro byacu ugende iyo link uyikandeho, irakujyana ikugeze kuri uwo muyoboro mugari, ndetse yewe uhite unakora subscribe kugira ngo amakuru yacu azajya akomeza agende akugeraho gatanu kuri gatanu. Ariko ntabwo nagenda rwose ntabadondoje ngo mbahereze n'ubundi ubwino bwisa, dore ko ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kugenda habera byinshi cyane. Ku mirongo y'imbere ku rugamba abayobozi bakomeje kugenda barikoroza, bakomeje kugenda bavuga byinshi rwose bitandukanye ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere reka nkubwire ngo uwitwa Joseph Kabila nta gushidikanya yamaze kuba yagenda agera ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi, mu misozi ya Nyiragongo hari kubera urugamba rukomeye cyane, nkubwire ngo hari kubera urugamba rukomeye cyane. Ikindi nabasha kugenda nkubwira, ku munsi w'ejo drone zarahanuwe, ndetse yewe ibintu bikomeza kugenda bisubira irudubi. Niba rero ushaka amakuru ku buryo burambuye, tunyarukira kuri iyo link nagushyiriye hasi aho ngaho, hanyuma wirukanke cyane wirebere amakuru, dore ko turi kugenda tunakora ku buryo bw'amashusho, ni nkaho uba uri kumwe na Mr Kenzo live. Ndabashimiye.